amasederi ndagira ngo noneho ino ndirimbo tuyiririmbe muri ubu buryo umuntu wese uzi ko hari Imana amubereye ibyiringiro niba uzi ko hari ikintu Imana yagukoreye niba uzi ko hari ikintu Imana yakoze mu ruhande rwawe tufatanye n'aba barinzi tuvuge ngo Imana atubereye ibyiringiro umuntu atumwiringira ubitekereza neza uzamura amashimwe ku Mana ndagira ngo ababwire ubundi mu bintu Imana byose irabishoboye ariko ikintu idashoboye natwe dukwiye gufata noneho tukayifata nk'umurimo tugomba gukora ni ukwihimbaza nicyo cyonyine nishobora byose ariko ntiyakwihimbaza bishatse kuvuga iki niwo murimo yaduhaye hano ku isi kugira ngo tuyihimbaze tuyinezeze twagiye Yesu uwo guhimbazwa yego twese Naudi wa kutabaa usiku na leo. Wapi
twigishije muri Yesaya 56 ese ngo mwabonye nande twabanye ujyana amashushanya nande twaza cyangwa n'Imana ntari yasana aho tumoye tabafite kibano zamu Yesu nashimwe.
Yesu. Amen. Tugeze umwanya mwiza rero abakire Kristo perezida gusengera abatanze inshuro n'amaturo y'umukunzi gusengera n'ubutumwa wacu buri munsi abantu bose bashobora gukomera Imana yacu amashyi cyane. Reka mwami Imana ubagirire neza kugukorera